Igitondo cyiza nshuti bavandimwe bakunzi ba RTV show rimwe nizere ko mwaramutsinza kandi muri amahoro anizere ko aho muri hose nyagasana akomeje kugenda abahaza uburame aka kamwanya rero n'ubundi intambara muri Asazuba bwo hagati cyane cyane mu gihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika abikomeje guhangana aka kamwanya intambara ikwera muri Bahrain muri Jordani muri Kuwait mu ntara yo y'amajyepfo mu majyepfo yo gukerani mu ntara ya Homogazani aho ni mu majyepfo ya Iran bivuga ko rero bikomeje kuba ibibazo cyane ubuzima bukomeje kuba ubundi mu burasirazuba bwo hagati cyane cyane muri Iran bivuga ko aka kamwanya abaturage barenga ibihumbi byinshi cyane abaturage bari mu bihumbi byinshi hafi ibihumbi 20 bose nta mazi bafite kugeza aka kamwanya bivuga ko ingomero zose z'amazi muri kara gace k'iyo ntara ya Homogazani n'ubundi senwe n'igihugu cha Amerika ni mugiye kandi ubundi andi makuru avuga ko n'ubundi Qatar nayo yongeye ikihuza n'ubundi n'ibindi bihugu byo muri Asazuba bwo hagati byinshi cyane kugira ngo n'ubundi barebe ko imirwano iri hagati ya Amerika ndetse na Iran n'ubundi yahosha aka kamwanya n'ubundi ibyo bihugu byose bagenda bigaragaza ko bihungabanyijwe cyangwa se bihangayikishijwe n'ubundi n'imirwano iri hagati y'igihugu cya Iran ndetse n'igihugu cya Amerika reka tuze rero tubisesengure byose tubyinjiremo aka kamwanya twinjira murongo rugamba tureba aho urugamba ruri kubera turebe ese ni iki kigezweho muri aya masangira ngo bizi ko intambara ikomeje gukara cyane nyuma yuko ku munsi w'ejo hashize umunsi wabanjirijeho hashize igisirikare cya Iran kimindura amatwara Iran Islamic Revolutionary Guard Corps cyatangaje ko cyarashe indege ya mu bwoko bwa AH-64 Apache ikaba indege n'ubundi gisirikare cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika bavuga Amerika yatangaje ko iyo ndege gwari mu mutekano cyangwa se mu cyo twakita nk'ubugenzuzi bw'umutekano irondo ivuga ko aribwo iyo ndege yarashwe nubwo rubundi igisirikare cya Iran cyatangaje ko nubwo iyo ndege bayirasha ariko batarafite gahunda yo kurasa iyo ndege byabaye kubwo impanuka ni nyuma y'ibyo rero byose uyu munsi bombe zikomeje kuba nyinshi cyane Amerika ikomeje kugaba ibitero bikomeye cyane ku bikorwa remezo by'abanya Iran byose katuze tubisesengwe turebe uko byifashe muri tabakamene hari ubutumwa yamaze gusora kuri televiziyo y'igihugu cya Iran bwose turaza kubugarukaho kagenzi ka gatanu kuri kagenzi kako Benjamin Netanyahu nyuma y'intambara ari marwana muri Liban ni yari marwana muri Syria ni yari marwana muri Palestina nawe hari ubutumwa yatangaje avuga kuri EDF ku gisirikare cy'uburyo ngo gikomeye byose turaje tubireme mu gatanu kuri kagenzi kako Turusosho ya Donald Trump ndetse na X ya Santcome hari ubutumwa bwagezeho aka kamwanya mu masaha ya 9 za nijoro bwavugaga n'ubundi ibijyanye n'intambara muri Asazuba bwo hagati byose turaje tubigiremo gatanu kuri kagenzi kako turebe ese abigeze he byifashe gute amakuru ahari umuntu yazirikana cyangwa se yagumana na yahe ndabakunda cyane rero kandi mbifuriza ibyiza rwose muri rusange mbanje kubaha ikaze isesuye mbanje kubakira nshuti bavandimwe bakunzi ba RTV show rimwe ndabanje mbahaye ikaze kandi mbifurije igitondo cyiza cyane igitondo cy'umugisha tubanzeho dusaba Imana kugira ngo ize kuduha kugira umunsi mwiza kandi aho muri buze kwa muri hose amuhahe muronke Imana ihe umugisha n'ubundi imirimo y'intoki zanyu muri rusange ndabakire kandi rero mbahaye ikaze isesuye muze kandi tubane nshuti bavandimwe utarakora subscribe kora subscribe kandi wowe utarasharinga ukore share hanyuma ibintu byose komeze bigende neza cyane aka kamwanya n'amakuru avuga ko n'ubundi Amerika yagabye ibitero ku bikorwa remezo by'amazi mu majyepfo ya Iran n'ubundi nyuma yuko no muri ku munsi w'ejo hiriwe imirwano ishingiye kuvuga ko Iran yahanuye kajugujugu ya Apache hafi ya Strait of Hormuz bivuga ko n'ubundi mu byangiritse mu gitero cyari kigabwe iri joro ku bigomero cyangwa se ku bikorwa remezo by'amazi mu byangiritse harimo ibigega ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'amazi byinshi cyane byari bitunze abaturage barenga ibihumbi byinshi hariya mu majyepfo y'igihugu cya Iran bivuga ko n'umundi murabizi ko amazi ni bimwe mu bintu dukenera kugira ngo tubashe kubaho ntago ari abanyarani gusa bari bayakeneye ariko n'abantu bose barakeneye ariko aka kamwanya abaturage barenga ibihumbi 20 bavuga ko basigaye badafite amazi meza yo kunywa nyuma n'ubundi ibyo bitero byaraye bigabwe n'ubundi mu majyepfo ya Iran hariya muri Homogazani amakuru avuga ko n'ubundi rero ibintu bikomeje kuba ibibazo cyane aho Amerika n'ubundi ikomeje kwibasira ibikorwa remezo by'amazi ndetse n'ibindi bikorwa remezo bishobora n'ubundi kuba bifitiye abaturage akamaro ibi bikaba bituma rero n'ubundi intambara ikara mu karere kandi nibigaragara ko n'ubundi igomba gukara gatanu kuri kagenzi kako
ni mu gihe kandi n'ubundi intambara n'ubundi ikomeje kubica bigacika n'ubundi ntago iri guhagara ahubwo intambara irimo yagenza yangiza ibintu byinshi cyane kuko aka kamwanya Irani nayo iri kwibasira cyane n'ubundi mu bitero bya Amerika ndetse na Israel nayo iri kwibasira cyane ibindi bihugu iribasirwa na Israel ndetse na Amerika nayo ikibasira ibindi bihugu biri hariya mu burasirazuba bwo hagati nk'ahantu cyane cyane bari bakubitira Irani bwa mbere na mbere ibintu byabo bya gisirikare n'ibikorwa remezo by'ingufu ndetse n'ibindi bikorwa remezo by'ingenzi biri kuraswaho bikanangizwa bigasenwa. Irani kandi aka kamwanya ubushobozi bwo kohereza petroli ku masoko mpuzamahanga kubera ibihano n'ubundi bikomeje kuba ikibazo cyane hariya muri Irani ntabwo petroli irimo isohoka nta mafaranga arimo yinjira urumva ko igihugu cyarani kimwe kirakubitwa cyane ubukungu buri kurushaho n'ubundi guhura n'izahuka cyangwa se izamuka ry'ibiciro ikibazo cy'ibura ry'ibicuruzwa ndetse no kugabanuka ku ishoramari aka kamwanya muri Irani hari ibicuruzwa bimwe na bimwe byashize mu stoke bitagihari abaturage batangiye kugenda bashakisha ku masoko bakabibura aka kamwanya kandi n'ubundi Irani nubwo igifite uburyo bwinshi bwo gushyira igitutu ku isi yose kugira ngo barebe ko bayigabanyiriza cyangwa se bayifasha mu biganiro hagati yayo na Amerika ariko n'ubundi yacyahungabanya kandi ubushobozi bwayo baracyayikubura kubera yuko nubwo ishingiye kuri Hormuz nta handi hantu nayo ifite yo gushinga ibirenge aka kamwanya niramuka ishoboye n'ubundi guhangana igihe n'ubundi kirekire ishobora n'ubundi kugaragara n'ubundi nk'igihugu gishoboye kuba cyakihagaraho cyane imbere y'ibindi bihugu cyane cyangwa se n'imbere ya Amerika na Israel ariko n'ubundi bigazatuma bishobora no kuzatuma iyi Irani ngewe nk'uko tubibona iyi ntambara iramutse imaze amezi ageze wenda kuvuga kuri 5 byahita bituma Irani cyo nzi nuko ibindi bihugu byose byahita bishyigikira Irani n'ubundi bikaba abafatanyakorwa bayo cyane cyane ibihugu byo mu karere birimo za Bahrain na za Kuwait na za Jordan ndetse na za Qatar na za UAE bibira bihugu byinshi ikunda kugenda irasamo cyane. Irani rero nayo aka mwanya iri kwibasira n'ubundi ibikorwa remezo bya Amerika ndetse na Israel cyane cyane n'ubundi birindo bya Amerika muri Qatar muri Bahrain muri Kuwait ndetse n'ahandi biri mu kaga n'ubundi byose biri mu kaga aka mwanya ndetse n'ibisasu bya kirimbuzi byose birimo biraraswa kuri ibi bigo by'abasirikare n'ubundi by'abanyamerika za drone ziri kuhoherezwa ubuwana drone nyinshi cyane zirimo zarasa n'ubundi muri Bahrain muri Kuwait muri Qatar muri Jordan ndetse n'ahandi. Intambara n'ubundi iri gutwara amafaranga menshi cyane mu bikorwa bya gisirikare ndetse no kurinda amato n'ibindi byose hari muri Hormuz vuga ko ubuzima bukomeje kuba bubi cyane. Ni mu gihe n'ubundi Israel n'ubundi rero nayo iri mu bihugu byugarijwe ariko n'ubundi ibitero bya Irani nayo bigeraho nayo itera ibindi bihugu aka kamwanya Irani ikomeje muri gukoresha mezile ndetse na drone n'ubundi byambukiranya akarere n'ubundi bikayibasira igihugu cya Israel mu gihe n'ubundi Israel nayo ikoresha amafaranga menshi cyane mu buryo bwo kwirwanaho ndetse no gusimbuza mezile zayo zo kurinda ikirere aka kamwanya rero urumva ko systeme z'ikirere za Israel zikomeje kwangirika cyane hariya burasirazuba bwo hagati ubukungu bwa Israel nabwo rero bushobozi bukomeje gusubira hasi cyane ariko aka kamwanya imirwano ikomeye ikubera muri Hormuz mu nyanja ya Hormuz no hari kubera amakimbira ndetse n'intambara ikomeye cyane aho abasirikare kurwana imbona nkone zagakoresha n'intwaro zo mu kirere nka za mize ndetse na za drone. Ni mu gihe kandi n'ubundi Irani yo yatangaje ko n'ubundi ishobora n'ubundi gufunga iyi nyanja vuba n'ubundi naho Amerika nayo ikomeje kohereza ivuga ko n'ubundi ibwoze kohereza amato y'intambara akajya kurinda ino nyanja kugeza uyu munsi dutegereje kuza kureba se kuko ibyo Trump yatangaje araza kubikora. Amerika n'ubundi kandi n'ubundi babyuka ko muri Hormuz ku munsi w'ejo bagabye igitero n'ubundi ku bindiro bya radari ndetse n'ubwirinzi bwo mu kirere n'ubundi n'ibindi bikorwa bya gisirikare biri hafi n'ubundi ahitwa Bandar Abbas ndetse na Keshima Island aka gace rero n'ubundi kari kwibasirwa cyane n'ibisasu byo mu kirere bya Amerika bivuga ko n'undi agace ko gakomeye cyane ku gisirikare n'ubundi cya Iran hariya Tehran. Ni mu gihe kandi n'ubundi bindiro bya Amerika muri Bahrain muri Jordan muri Kuwait aka kamwanya Iran irimo irakoresha mezile na drone igaba ibitero ku birindiro bya Amerika biri mu burahugu n'ubundi inyuma n'ubundi y'ibitero bya Amerika kuri Irani hariya muri Hormuz ntabwo n'ubundi Irani nayo yicaye imiragaba ibitero bikomeye cyane n'ubundi kuri Bahrain kuri Kuwait ndetse no kuri Qatar na Jordan bivuga ko hari abasirikare benshi b'abanyamerika nabo bari kubipfiramo cyane kubera ko niho hantu ari kubera irasana rikomeye cyane ndetse ryo mu kirere ryo ku butaka aka kamwanya. Tehran hoho hagaragara ko umutekano n'ubwo hari ariko utari mwinshi cyane udahagije kubera ko naho Amerika ikomeje kugenda isa nkaho ihasatira ihavogera kugeza amagingo rero n'ubundi intambara iracyakomeje ntawamyanga ese biraza kurangira gute ariko gumana natwe kuri RTV Show rimwe nkwifurije kugira umunsi mwiza kandi uhahe uronke Imana ihumugisha imirimo y'intoki zawe ugire umunsi mwiza.